Ni mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera, umuborogo ni wose ku baturage ndetse n'abandi bagize uyu muryango, cyane ko uyu ari umusore uri mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko, aho yafashe ferabeto agakubita sekuru agahita amumena umutwe, akaza guhita yikubita hasi agapfa, aho bari bapfuye amafaranga 200. Ibi ngibi bikaba byabereye muri uyu murenge ngiye kugenda nkubwira, ukaza gusobanukirwa neza icyaje kuba nyuma y'uko uyu musaza kubiswe ferabeto n'umwuzukuru we. Ntega amatwi, turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru warangije kumenya neza ibyateye amarira ahangaha muri aka karere ka Bugesera. Nisere ko wongereye forima ataza kugira ijambo na rimwe eri gucika, ariko kandi mbere yuko nkubwira iyi nkuru yose, nkundira mbanze mbaha ikaze mwebwe mwese mwarangije gukora subscribe kuri uyu muyoboro, n'ukuri muri ab'agaciro kandi nzabahorane iminsi yose. Ariko kandi reka nongere abandi bantu by'umwihariko baba bakigera ahangaha aribwo bwa mbere, nabo mbahe ikaze, ariko kandi mbasabe gukora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa sabone bitewe n'uko babyita, ariko kandi bafungure kara kantu k'inzogera, kuko nkunda kubabwira ko ari nawo musanzu wa mbere muba muduhaye. Ibitekerezo byanyu muri komenti nababwiye ko ari byo biduha motivasiyo zo kugenda turushaho kugenda tubashakira amakuru hirya no hino, by'umwihariko mu ntara enye zigize iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngira ngo abantu basanzwe babana nanjye musanzwe mumenyereye cyangwa mumaje kumenya ko ngerageza kugera ahantu hose ibi ngibi biba byabereye. Nkwibutsa ko n'iyi nkuru ndi kukugezaho ushobora kwisoma kuri iki kinyamakuru cyandikira ahangaha mu Rwanda cyitwa Bwiza, kugira ngo urusheho kumenya ko nkugezaho amakuru aba yizewe. Ibyo byose mba mbivuze kugira ngo ubashe kwizera cyangwa se ugende urushaho kwizera ko amakuru mba nakuzaniye aba yizewe 100%. Tudatinze reka duhite dutangira iby'iyi nkuru yaje kubabaza abantu benshi, cyane ko uyu nguyu byaje guhita binagaragara ko yahise ahabwa igihano cy'igifungo, twavuga ko ari igifungo cy'imyaka itabarirwa. Ibi ngibi byose bikaba byarabereye ahangaha muri uyu murenge uherereye ahangaha mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera, nk'uko bigenda bitangazwa n'iki gitangazamakuru. Hano mu karere ka Gasabo, aho urukiko rwakatiye uyu musore uri mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko wishe sekuru amukubise ferabeto mu mutwe agahita yitaba Imana. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo aho rwaje kuba rero ruburanishiriza mu ruhame cyangwa se aho iki cyaha cyabereye mu karere ka Bugesera muri uyu murenge wa Gashora mu kagari Karamiro, aho rwasomye urubanza rw'uyu musore, aho ubu bushinjacyaha bumuregamo cyangwa se burega uyu musore w'imyaka 20 y'amavuko wishe sekuru, aho rumushinja ibi byaha byose bigiye bitandukanye n'uburyo yagiye abikora. Iki cyaha rero uyu uregwa akurikiranweho kikaba cyarakozwe ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane 2025. Urumva n'ejo bundi nta mezi ashize. Ubwo rero uyu musore yakaga sekuru amafaranga agera ku bihumbi 200. Ubwo birumvikana ni amafaranga abarirwa mu manyarwanda, ari nabwo uyu musaza rero yayasabwaga n'uyu mwuzukuru we, aho ngo yari yaramubikije aya mafaranga, aho n'ubundi ngasanzwe ngo akora amuhereza ngamubikire. Cyagiye kivugwaho n'abantu benshi rero, harimo abatangabuhamya ndetse n'abandi bagiye babona uyu nguyu akubita uyu musaza. Ubwo turi kuvuganya kugira n'ubundi yarangije kuva kuri iyi si, we dukomeze tumusabire iruhuko ridashira. Ubwo ndi kugenda nkubwira ibyagiye bibera ahangaha mu rukiko. Mu rubanza rero rw'uyu nk'uko bitangazwa n'ubushinjacyaha bukuru, uyu uregwa yaburanye yemera icyaha ndetse anagasabira imbabazi, cyane ko yagiye avuga ko ngibi byose yabikoze kubera ko sekuru ngo
hari ibyo batumvikanyeho gusa mbere yuko avuga ibyo ngibyo yabanje avuga ko ngo sekuru ubundi nta kibazo bagiranaga mu buzima busanzwe ndetse ko ngari nawe wamubikiraga amafaranga yose yabaga yakoreye. Burumvikana umwana uri mu kigero cy'iyi myaka 20 aba akiri muto yaba akishakisha ibyo akoze byose biranamuhira of course. Ni nayo mpamvu rero udufaranga twose ngo yaduhaga sekuru. Kera kabaye rero nk'umujene ni nabwo yaje gukenera amafaranga, ubwo yashakaga kugira utwo akemura, ni nabwo akomeza asobanura ko ngo ubwo yamwakaga ayo mafaranga ngo yikemurire akabazo, ngo ni nabwo umusaza yayamwimye ndetse ngo anamubwira nabi cyane, ari nabyo byaje gutuma uyu musaza anava aho ngaho anamukubita inkoni. Ndetse uyu musaza nakubwira ko wenda nuko yaburanaga n'uwamaje gupfa, ariko ubwo birumvikana yaburanaga n'impapuro. Ubwo murabizi icyo narishatse kuvuga nuko abasaza n'ubundi iyo bakuze nta musaza ushobora kubura inkoni aho yaba ari hose, kabone nubwo wenda yaba atayifite mu muhanda, ariko mu rugo ubusanga agafite, nubwo yaba adakunda kukitwaza, ariko agakoni kaba gahari. Ngiyo nkoni rero nibwo yayikubitaga uyu musore nawe niko guhita agira umujinya w'umuranduranzuzi, niko guhita afata ferabeto yari iri hafi aho ngaho ahita ayimukubita mu mutwe. Umusaza yikubise hasi ubutabyuka, biza kurangira bamukora aho ngaho ari indembe. Ubwo benshi bavuga ko ari indembe, ariko yari yarangije gushiramo umwuka, ari nabwo bageze aha ngaha, ari nabo batangabuhamya bagiye bavuga ko bavugije induru, abaturage bagahurura ari benshi, ari nako bahise babimenyesha inzego z'ibanze z'ubuyobozi, ndetse biza kurangira inzego z'umutekano zigeze aha ngaha muri aka gace. Nk'uko nagiye mbikubwira, uyu nguyu ahita atabwa muri yombi. Kuri ubu ngubu rero uyu bigaragara ko n'ubundi aba bombi bari batuye aha muri Bugesera, muri uyu murenge wa Gashora mu kagari Karamiro. Nk'uko urubanza ari naho rwabereye, bigaragara ko uyu musore ashobora kuba yahawe igihano kingana n'imyaka nanjye ubwanjye ntabara. Ubwo nyine aho hose wumva ko ari burundu mw'abantu mwe, ntimugakereshe ibintu, ushobora kurengera inyungu zawe z'ako kanya, ariko ukirengagiza za zindi z'igihe kirekire. Urukiko rukaba rwemeje ko rero uyu uregwa ahamwa n'icyaha cy'ubwicanyi bukozwe ku bushake. Uyu nguyu rero akaba agomba guhita ahanishwa igifungo cya burundu nk'uko biteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nomero 68 akarongo kaberamye rya 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ngayo nguko ibyabiraye aha muri Bugesera, murumva ko ni inkuru yaje gutuma abantu benshi bajagarara mu mutwe, abandi bati ibi ngibi twari tumaze kubyibagirwa, none dore urukiko rwongeye kuba rwagarura iyi dosiye. Nakubwiye ko impamvu ibi ngibi byameze nk'aho bigaruka ari bishyashya, uru rubanza rwabereye mu ruhame, by'umwihariko aho icyaha cyakorewe cyangwa se icyaha cyabereye. Ibyo byose impamvu mba ngenda mbikugezaho nuko mba ngira ngo nawe ubyumve, ndetse ugende ubikoramo n'amasomo agiye atandukanye. Aha hari mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera, muri uyu murenge wa Gashora nk'uko nagiye mbikubwira. Ubwo nakubwira ngo dusubire mu makuru yacu ari imbere. Amakuru yo tuba tuyafite menshi. YouTube channel iracyari yayindi, ni Isubiza TV. Aha niho ukura amakuru aba yizewe kandi amakuru aba agezweho. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi, nawe wundi tugeranye ku musozo w'iyi nkuru atarakora subscribe, aka niko kanya keza ko kubikora kugira ngo nawe ajye mu mubare w'abadukurikira amanywa na nijoro. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibishimire. Ciao ciao.